mu bushomeri bwanjye bukomeye cyane, ariko nkomeza gusenga ariko ngeragezwa bikomeye cyane, ngeragezwa n'ubukene, ngeragezwa n'inzara. Abashuti banjye benshi ntabwo babizi, ariko inshuti zanjye harimo n'abandi babizi. hahandi nageragejwe, hano nshakisha akazi bikanga, naho nshakishije akazi bikanga. Ahantu hamwe harimo ubuhamya bukomeye, nshaka ko harimo isomo rikomeye. Muraho neza bwoko bw'Imana, Yesu abahe umugisha. Tugarutse kuganira, nitwa Nyabyenda Leonidas nk'uko mwabibonye mu kiganiro cyacu bushize. Ngarutse kuvuga ubuntu bw'Imana, ariko reka tutangire dusenga Imana. Data wera nyir'ingabo, byiringiro by'umugisha, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Wabanye natwe iminsi duheje inyuma yacu, suko twari beza. Data n'ubuntu bwawe ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Duciye bugufi kano kanya ngo twese dutunganye, utubarire aho twacumiye hose mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze kubana natwe, kandi wururuke muri kino kiganiro cyacu. Umwuka wera yururuka kiyobore, maze Data abazakikurikirana nabo bazumvire Mwuka wera, kandi Mwuka wera azabatsinde abumvishe ko ari abumvishe ububi bw'icyaha Data, kugira ngo Data bose bahindukire bamenye Kristo kuri umwami. Uri mwiza kandi uhoraho ibihe byose, tubere byose nk'uko uri byose, ni mu izina ryawe Yesu byatse nkwizeye, amen. Inshuti zanjye, ngarutse rero kubaha ubuhamya icyatumye mpaguka kuvuga Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana kandi ntawe wayicikira. Imana yangiriye neza, kandi Imana yisezeranyije kuzayikorera bitewe n'icyo yankoreye. Nararwaye, ndwara bintunguye, njya muri koma. Ntabwo nzi uwanteruye, ntabwo nzi nisanze ndi mu bitaro bya Faisal, maze iminsi 3 ndi muri koma. Hari inshuti zanjye nyinshi zitabimenye, ariko hari n'abandi babizi. Ariko mu gukanguka mbona ndi muri sonde, ndi muri bomboni, nahise ngambirira kuzakorera Imana, mbwira Imana ko nzayikorera. Ni igihe kinini abahanuzi bajyaga bambwira ko nzakorera Imana, ariko nkabona nta buryo buhari, nkabona nta rusengero mfite, nkabona nta no kubivugira ahari. Ariko Imana yashimye ko mvugira Imana muri kino gihe. Rero Uwiteka aduhana umugisha, kandi Uwiteka aduhe kumva buno buhamya. Birashoboka ko nawe aho waba urimo ugeragezwa, birashoboka ko nawe waba ufite ubuhamya bw'icyo Imana yagukoreye. Birashoboka ko nawe hari wibutse neza ari aho Imana yagukuye. Rero nyuma yo kuba muri koma, nararwariye aho ngo Faisal, mvuye muri koma njya mu burwayi bisanzwe. Nk'uko kurwara kwanjye mbonye mvuye mu bitaro, ngambirira umugambi mwiza, nsezerana Imana ko nzayikorera, kuko yari inkuye mu rupfu, kandi mu rupfu rwari runtunguye. Mwene Data, nshuti yanjye, birashoboka ko nawe waba wibutse neza icyo Imana yagukoreye. Ariko uyu munsi nawe watungurwa nk'uko nanjye natunguwe ntiteguye, nkarwara bintunguye. Ngambirira Imana ko, nsezerana Imana ko nzayikorera. Navuye mu bitaro ndataha, ariko ngira ikigeragezo cy'ubushomeri. Mu bushomeri inzara irankubita, mu bushomeri bumeze nabi cyane, mu bushomeri bwanjye bukomeye cyane, ariko nkomeza gusenga ariko ngeragezwa bikomeye cyane, ngeragezwa n'ubukene, ngeragezwa n'inzara. Abashuti banjye benshi ntabwo babizi, ariko inshuti zanjye harimo n'abandi babizi. Hahandi nageragejwe, hano nshakisha akazi bikanga, naho nshakishije akazi bikanga. Ahantu hamwe harimo ubuhamya bukomeye, nshaka ko harimo isomo rikomeye. Imana abonye ko yari ngerageje mu buryo bukomeye. Nagiye gusaba umuntu akazi, ampa imodoka, ndakora. Umunsi wa mbere mbona verisoma, ku munsi wa kabiri mbona verisoma, ku munsi wa gatatu verisoma irabura.
nshuti zanjye, habera buno buhamya bazi ubuhamya bwanjye, ariko nifuze kubasangiza buno buhamya. Verisoma yarabuze, umubosi mubwiye ko bose munabuze, ararakara cyane, imodoka nyimushyiriye, amfungirana mu gipangu, asohora imbwa, arankubita, anyambura na telefone. Noneho bwa bukeye nari ndimo, njya munsi yabwo, noneho njya mu mwobo, ku buryo n'umuntu wandangira n'akazi yabaga atambura no ku murongo wa telefone ngo ampe akazi. Ubwo buhamya njya nkunda kubuvuga, ariko bagenzi banjye dukora umurimo umwe bakambwira ati, kubera iki utamukubise, kubera iki utamweretse nawe kuri umugabo, kandi ko muntu atari kurusha imbaraga. Ariko ubuntu bw'Imana bwabanye nanjye mu byo bigeragezo, ubuntu bw'Imana bwarankomeje, ubuntu bw'Imana bwarankomeje. Rero nshuti zanjye, nawe ushobora ko aho wicaye waba urimo kugeragezwa, ariko hari ibyiringiro ko uyu munsi bucya n'ejo bugacya, niko umuhanzi yavuze. Uyu munsi buracya n'ejo buzacya. Komera, shikama, kandi Imana igufiteho umugambi mu izina rya Yesu.